Hello my people, mumeze mute? Njye meze neza, mwizere ko namwe mumeze neza. Uyu munsi rero ntabwo ndi njyenyine nk'ibisanzwe, kuri Shyaka BTV show tuba dufite umutumirwa. Tugiye kumuha ikaze atangira twibwira, atubwire uwo ari we, atubwire byose, sibyo? Ubundi dutangirane nawe ikiganiro ariko tumuzi. Tuguhaye ikaze. Murakoze. Nitwa Rachel Nabagereka. Yego. Abantuye mu mujyi wa Kigali. Abanifuje kubona namwe. Rachel. Murakoze rero Rachel, tubwiye ko utuye mu mujyi wa Kigali. None se Rachel, ku muntu utakuzi, kumva Rachel gusa ndumva bidahagije. Nyine Rachel ni muntu ki? Rachel aje kutuganirira, ni byiza, yifuje kubana natwe, ni byiza, ariko se Rachel ni mudusobanurire, ni muntu ki? Ameze ati byose? Rachel ni umukobwa ufite ubumuga bw'ingingo. Yego. nkaba niga mu cyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye. Yego. Ariko nkaba ndi hafi kuyasoza. nkaba niga mu bijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, software development. Yes. Yeah. Okay. None se Rachel, utubwiye ko ufite ubumuga bw'ingingo, dusangizeho. Tubwire Rachel mu rugendo rwe rw'ubumuga afite, ukuntu byari bimeze mu rugo, ukuntu byari bimeze. Ese tubwire nyine ukuntu urwo rugendo wabashije kurucamo kugira ngo utere courage n'abandi biyumvemo ko bagomba gukomeza bakiga. Ese we n'iki cyabigufashije? Wabifashijwemo n'iki? Murakoze. Ntabwo biba byoroshye kuko ubu ni ubumuga navukanye. Harimo ikibazo cya flat feet, haza kuzamo umugongo, ariko ibyo bizakira. Ku bijyanye n'uko niyakiriye, ntabwo byoroha kwiyakira, biterwa na sosiyete ubayemo, uburyo ifata abafite ubumuga ndetse n'ababyeyi bawe, famiye uvukamo, ijambo baguha ndetse n'uko bagufata. Ibyo ni byo bikorohera kuba wakiyakira, ukivana mu bwigunge, ukumva ko nawe hari icyo wageraho. None se Rachel, turazi ko nyine ubumuga butavurwa ngo bukire, ariko wowe utubwiye ko ibyo bizakira. Icyo cyizere ugikura hehe? Icyizere nagihawe n'umudogiteri wamvuraga. Ikindi cya kabiri, nkurikije uko kera nari imeze, ntabwo ariko ubu ngubu nkimeze. Kera kugenda byarangoraga, kuba nakora imirimo yo mu rugo bikangora, kuba nanjye ubwanjye nakiyitaho bikangora. So muri iyi minsi ntabwo bigikomeye, niyo mpamvu mvuga yuko bizakira. Ni ukuvuga ngo impamvu ufite icyo cyizere cyose ni uko mbere hari uko byari bimeze bitandukanye n'uko ubu umeze. Ku ishuri se, ku ishuri byari bimeze ute? Wiga mu bigo by'abafite ubumuga cyangwa wiga mu bigo biri mixed, bivanze n'abantu badafite ubumuga? Niga mu bigo biri mixed. Okay. Kukwakira ku ishuri, tubwire nyine nk'urugendo rwo kwiga primaire ukagera muri secondaire. Ese nta bantu bigeze baguca intege? Ese mu rugo ho nta bigeze babaca intege bababwira ko n'ubundi nta kintu, nta kukwitaho, nta kintu bizamara? Byari bimeze ute? Gucika intege bwo narazicitse. Kuva ngitangira muri maternelle kugera aho ndinze ntangiriza primaire, najyanaga na mama ku ishuri.
hakaba hari ubwo nageraga mu nzira nkahura n'abana ndi gutaha bakantoteza ati ngo dore ukuntu agenda, ese wowe uzigeza kuki, nta kamaro ufite, ibyo bigatuma ncika intege. Ariko ababyeyi banjye, mama ubyara yambaye hafi, nubwo nawe yahuye n'ibimuca intege ari byinshi, ariko abasha kubyihanganira, aramfasha mu bushobozi bwe yari afite, yanyeretse urukundo. Mu gihe abandi bana hari igihe umwana avuka afite ubumuga, iwabo bakumva ko adashoboye, bakaba bamufata bakajya kumujugunya ku muhanda, umwana akabura uburenganzira bwo kujya kwiga, agafungiranwa mu byumba, ntabe yanasohoka ngo abaturanyi bamubone. Ibyo rero ndashimira mama wanjye, ndashimira ababyeyi banjye ko bandinze kuba naba njyenyine, ahubwo barambwira ati sanga abandi bana ba muri sosiyete, hari akamaro ufite, hari icyo uzagezaho igihugu cyawe. Bituma nzamukana icyo cyizere, bavuga ngo naho ntakira ngo ngende nk'abandi, ariko nkumva mu mutima wanjye ntuje kuko mfite umuryango unyitaho. Ni ukuvuga ngo imbaraga zose nta handi uzivoma uretse mu muryango wawe wabashije kukwitaho. Gira isomo uha imiryango ibyara abana bafite ubumuga, ikabaheza cyangwa se ikabata ku mihanda, cyangwa se bakaba babajugunya mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Bampere témoignage, nani bampere nk'isomo wababwira gute? Isomo naha iyi miryango ifata abana bafite ubumuga nabi, nabagira inama y'uko bahagarika. Umwana ufite ubumuga ni umwana nk'abandi, yakora ibirenze n'ibyo umwana muzima yakora. None se umuzima ufite ubumuga ntabwo ari muzima? Sherashe, bitewe n'uko muri sosiyete bafata abana bafite ubumuga, bumva ko nyine aba ari ntabwo ari muzima, naba atari muzima nyine, bumva ko nyine aba ari igicibwe. noneho bakumva ko umwana ufite ingingo zose zuzuye zikora neza, aba ari we mwana muzima uba uhari. Yego, naho ngaho nari mbivugiye. Gusa umubyeyi ufite umwana ufite ubumuga akwiye guterwa ishema n'umwana yabyaye. Ikindi nababwira ni uko umwana ufite ubumuga iyo yitaweho akavurwa, agahabwa ibyangombwa akeneye, akitabwaho na famiye ndetse na sosiyete muri rusange, ashobora nawe ubwe kwiteza imbere, akaba yakora ibirenze. Icya gatatu nababwira ni uko nta bumuga bubi bubaho uretse uburwayi bwo mu mutwe. Kuko mbaye naracitse akaguru cyangwa se akaboko, nshobora gufata amafaranga nkajya gushaka icyo nakora, nkajya gucuruza. Ariko mbaye mfite uburwayi bwo mu mutwe, ntabwo nagira igitekerezo cy'uko nshobora kuba nakiteza imbere. None se Rashe, ushatse kutubwira ko ufite ubumuga bwo mu mutwe bagomba kumuta? Ntabwo aricyo nshaka kuvuga. Ufite ubumuga bwo mu mutwe nawe hari ibyo ashobora gukora bitewe n'ubwo burwayi bwe aho bugeze, cyangwa se bitewe n'uko yitaweho. Bitewe n'uko yitaweho. Ubu noneho hano ushatse kutubwira ko ubumuga ubwo ari bwo bwose, yaba ubw'ingingo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, akaguru, akaboko, cyangwa se ubwo mu mutwe, uko umwana wamwitayeho nibyo bituma atanga umusaruro mwiza. Ntibumve ko kuba afite ubumuga bwo mu mutwe bimukuriraho nawe kuba yagera kure hatandukanye. Bakumve neza, kuko ubu ndabizi hari ushobora kuvuga ngo ese kuki
avuze ngo uburwayi bwo mu mutwe, ni urugero Rachel yatangaga, ariko anatanga isomo rivuga ko umwana uwo ari we wese ufite ubumuga, uko wamwitayeho, uko wamufashije, yagera kuri byinshi, sibyo? None se Rachel, sosiyete muri kwa kundi yagutotezaga ikubwira amagambo mabi, yo wayibwira iki? Ese ya magambo mabi ivuga ibwira abantu, ni izihe ngaruka mbi bigira kuri uwo mwana ufite ubumuga? Ingaruka ya mbere ni uko wa mwana ufite ubumuga ariheza, akavuga ati njyewe wenda amaze kwiga, bari kumbwira ko nta kintu nakwigezaho. Ese ubwo kwiga aho aba ari bujyayo ra? Kwiga sosiyete yo ntiyatuma umwana atajya no kwiga? Yego, birashoboka cyane, kuko nanjye ni amahirwe y'Imana. Nanjye nari ngiye kuva mu ishuri, ababyeyi baramfasha, barambwira ati oya ujya kwiga. Bivuze ngo wari ugiye kuva ku ishuri, kuva mu ishuri kubera sosiyete? Yego. Sosiyete yari itumye ureka ishuri? Yego. Bampera ubutumwa buriga, warize bimwe bifuzaga ntibyakozwe, bimeze ute? Icyifuzo cyanjye nari mfite, narabanje ndavuga ati Mana, nimbona ndangije umwaka wa 6 primaire nzagushima. Nabwo kugira ngo murangize, ndashimira leta y'ubumwe kuko ariyo yadufashije. Hari umuyobozi w'ishuri ryacu, directeur, niwe wamfashije cyane, agira uruhare rukomeye, akoresha inama abanyeshuri bose twiganaga mu kigo, arababwira ati ninjye njyenyine wari ufite ubumuga, arababwira ngo Rachel arashoboye, ni umwana nk'abandi, mumufate neza, nawe afite icyo azigezaho. Bamwe baranseka ngo ntabwo bishoboka, nyine bavuga ibintu byinshi. Directeur niwe watumye ngera ahangaha, yarambwiye ngo disability is not inability. Arambwira ngo kuba ufite ubumuga hari icyo uzigezaho. Ntuzishinge ku byo abantu bakubwira, kuko umubiri ni ubusa. Arambwira ngo nshobora kukubwira ubona ko njye ndi muzima, mfite ingingo zose, ariko nkaba mfite ikibazo mu mubiri wanjye cyo ku mutima kitagaragara. Umva ko umutima wawe ukeye, usenge. Ikintu cya mbere yambwiye ngo ujye usenga, Imana ifashe umutima wawe. Naho niwita ku byo abantu bakubwira, ntago inzozi zawe uzazigeraho. Na n'izi saha directeur yaramfashije cyane. Niwe watumye amajwi y'abantu bo hanze utayitaho? Niwe wamfashije cyane, nongera gufashwa n'umuryango. N'umudokiteri. Umuryango ni uwa mbere, hakurikiraho directeur, hakurikiraho na dogiteri wawe. Dogiteri naramubajije, ni njye wabimubajije, namubwiye ati Dogita, kuki utirata? Arangije afite amafaranga, ngira ngo njye ntacyo kwiratana mfite. Namubwira se kubera iki? Ni njyewe nabonye ibintu byinshi, mbona ko uwakirata yakirata Yesu Kristo, ariko nta muntu wakirata kubera umubiri. Namubwira se ufata gute abantu bafite ubumuga? Arambwira ati njye ntabwo mfite ubumuga, ariko abantu bafite ubumuga nibo bantu ba mbere nzi bashoboye, baramutse bitaweho bakabona ibikenewe byose. Ayo magambo dogiteri yambwiye, niyo ngiye gucika intege, niyo ngenderaho, niyo agusubizamo imbaraga. ansubizamo imbaraga, kuko umubiri utabasha nyine ko wiratana cyangwa se amafaranga. Hari umwana ubushize nakiriye,
turi kuganira kuri accessibility, turi kwankaraginga abantu bafite amahoteli, ibikorwa bindi, ko bashyiraho inzira z'abantu bafite ubumuga, ko bashyiraho nyine koroherezwa kugera kuri serivisi batanga. Noneho ahita aduha urugero, aratubwira ngo ese nyine aravuga ati ese nkawe umuntu ufite nka hoteli runaka utarashyizeho korohereza abafite ubumuga ngo bagere muri hoteli yawe, nk'ejo ucitse amaguru kari ibintu bishoboka, agisida ko zihora ziza, nawe ntiwakisesinge kuri bya bintu byawe, waba bimeze ute? Wakiyumva gute? Wowe urumva byaba bimeze gute nkawe Rashe? Ndumva nawe kuri we nk'uwo muntu ufite hoteli nawe yaba yiteye imbogamizi kuko ntabwo yabasha kugera ku bikorwa byiwe. Okay. Ubwo rero bivuge ngo buri muntu wese ni umukandida? Yego. Buri wese ni umukandida? Ni umukandida wo kumugara. Twicare tubizi. Asuba abantu ntibari bwumva bateye ubwoba Rashe? Oya. Umubiri ni kumera. Dogiteri nk'uko yabikubwiye ntacyo kwiratana. Uretse kwirata ku mwami, kwirata kuri Nyagasani, kwirata nyine ko ufite Imana, nibyo abantu bakagombye kwiratana. Bakirata ibikorwa byiza bakoreye bagenzi babo, apana kwirata ngo ngende mwiza, ngo nikubise aka makeup karamfata, runaka uri hariya habe namba. None se Rashe, hari abantu ujya ubona birata physical appearance yabo? Barahari benshi cyane muri sosiyete, abo bantu baracyuzuye. None se nawe ko mbona uri beautiful, nawe se hari ukuntu uri ujya wihengeka nko kumukamira waro ukavuga ati nyamara nanjye burya, ukumva nyine nawe wabyirata cyangwa ukumva ni n'uburenganzira bwawe? Ubundi muri kamere muntu habamo kwirata, ariko hari igihe wirata ukarengera. Suppose ko ba bantu bakubwiye, cyangwa se abantu muri rusange, cyangwa se sosiyete iri hanze ishobora gufata umwana ufite ubumuga cyangwa se umuntu ufite ubumuga ikamubwira amagambo mabi ashobora kumutera kwiheba cyangwa se gutuma hari serivisi atajyaho, tubabwirere gute? Twabagira inama yo guhindura imyumvire. Bahindura imyumvire. Bumve ko umuntu ufite ubumuga ari nk'abandi, ari nk'undi. None se Rashe, ugize nk'amahirwe yo guhura n'umuntu wakwise icyo ntazi ko ntacyo uzageraho kuri iyi nshuro, muhuye nyine ni iki cyo urumva wamubwira gute? Kera ntarakizwa, ntarakira Yesu, navuga ngo njye nk'umuntu wambwiye nabi, nanjye Imana imfashije yamera bakamugonga, nawe nyine akambara sima akumva uko bimera, akumva uburyo mbayeho, urumva akumva ububabare yakumva si bwo njye nakumva, ariko basi afateho yumva, afateho gato yumva. Ariko ubu ngubu aho bigeze, ubona ari ndi umwana icyo gihe, aho bigeze namaze gukura, nza kubona ko umubiri ari ubusa. Nambwira ati buriya iyo useka umuntu hari byinshi butarabona, nawe hari ikintu atarabona gituma abasha guhinduka, kandi yirengagije ko nawe atari wowe wabihisemo. Yego, kubera ko hari benshi nagiye mbona bafite ubumuga burenze uko njye mbivuga. Hari n'abo mbona avuga ati uyu muntu rwose akwiye gusabirwa, nkumva nanjye binteye ishaka ryo kuvuga ati Mana uyu muntu umufashe, nkirengagiza cya kibazo cyanjye mfite nanjye cy'umubiri, ugafata ubumuga wowe ufite aho ugahita ubona wowe ubaye uhise uhinduka nyine nk'udafite ubumuga
ugereranyije n'ubwo afite. ubu ngubu turamutse duhuye icyo namubwira ati izere Imana gusa ariyo ibasha kugukiza umutima. Okay. None se Rashe, watubwiye ko wize mu bigo biri mix, harimo abafite ubumuga n'abadafite ubumuga, kandi hari n'ibigo tubona birimo abana bafite ubumuga gusa. Ese wowe ugendeye kuri experience ufite, kubo mwagiye muhura wenda baba mu bigo, ubona kwisanzura kw'abana baba mu bigo kuri sosiyete biba byoroshye, biba nyine ubona bisanzuye gute muri sosiyete? Murakoze. Njye naje kugira amahirwe yo kuba muri komite y'abana bahagarariye abandi ku rwego rw'umurenge. Yego. Muri 2019 gutyo. Niyo komite naje kuyibamo, tukajya dukora inama, tugahura, tukaganira, nkamenya ibibazo bagiye bafite. Ku bana bize mu bigo by'abonyine by'abafite ubumuga gusa, baba bafite ikibazo cy'uko badashobora kwisanisha na sosiyete yo hanze. Nk'urugero, umuntu nyine yacitse akaguru. Yego. Turahuye, namubwiye nti ipantaro ntabwo ikubereye. We kuri we azumva ko mubwiye nabi kubera ko nta kaguru afite. Kuri we nyine azahita avuga ati Mana kuki wampaye akaguru kamwe n'igice. Bakaba bagenda banserereza ni ukubera iki. Ariko njyewe wize mu bigo bisanzwe no guhura na sosiyete nyinshi, n'ubimbwira uzumva ari ibintu bisanzwe, umbwira ati ngiyi niyo style igezweho. Noneho ushatse kuvuga ngo uko uhura na challenge nyinshi muri sosiyete bituma ukomera. Yego. Ugenda ukomera. Noneho wa wundi uri muri boarding we si bajya muri vacances se Rashe? Vacances ifata igihe gitoya. Buriya umuntu muzahura mu byumweru 2 n'uwo muzahura muhorana mu mwaka wose. Ntabwo abo bantu kumenya uwo w'ibyumweru 2 bizakugora cyane, ariko uwo mumaranye igihe mu mwaka wose uba umuzi wese imico yiwe. Bisobanuye ko no muri vacances y'ibyumweru ashobora kumara ibyo byumweru ari iwabo mu nzu. Yego. Kwitinya kugenda. Ntabwo bisanzura muri make. Ubundi kugenda cyo kintu kigorana, nko kujya ahantu hari abantu benshi. Ushaka kuvuga ati ninjyayo baranseka, bigatuma ntabasha kugenda. Na serivisi wari gufatayo sinyibone, ntuzibone kubera watinye kugenda. Ariko mu gihe nge nzaba narakuriye muri sosiyete, baravuze bararushye, uba wumva ari ibintu bisanzwe nyine, ukagenda uri confidence, ukavuga ati runaka yamvuga atamvuga najye bibaza n'ibyiwe ngepfa kuba ndiho. Ariko nkeka ko banavuga bakaruha, baravuga bakaruha, bagakubona nk'ibintu birundi uri umuntu wabo usanzwe cyane. Bagera aho nawe rega bakakwakira, uko bakubona kenshi bagenda bakwakira. Okay. Ubwo se ababyeyi tubabuze se kujyana abana muri boarding ifite abana bafite ubumuga gusa, cyangwa hari iyindi nama wabagira? Inama nabagira, ntago wenda bitewe n'icyiciro umwana afitemo cy'ubumuga, hari umwana ushobora kujyana Gatagara aziga anavuzwe. Icyo ni icya mbere. Undi we aravuze ati umwana wanjye agombe ambe hafi, kuko umwana iyo akuri hafi niho
havoma imico y'umubyeyi. Umubyeyi akigisha umwana uburyo nyine akwiriye kubaho, ariko numufata ukamujyanayo muri ibyo bigo ntumuhe agaciro nk'umwana wawe, mbese ugasa nkaho umujugunye. Urumva icyo gihe uzaba umwangirije. Niba umujyanyeyo bitewe na gahunda z'akazi, muha umwanya umusure uko bishoboka kose, akwiyumvemo nk'umubyeyi. none se rashe ushatse kuvuga ko cyangwa se birumvikana ko hari ababyeyi bafata abana mu rwego rwo kubura aho babata bakajya kubata muri bya bigo? Birahari ko njye hari umwana twigeze kuganira arabimbwira. Muri icyo gihe njye ntabwo nari mfite icyo mufasha, gusa icyo nari mfite kimufasha narambwiye ati njye ntacyo nabona nagufasha kuko nanjye ndacyari umwana, ntabwo nabona aho kugushyira, nta n'amafaranga mfite. none se mu rugo bari banamwirukanye? Oya, iwabo mama we yaramufashe aravuga ati sinabasha kukurera. Nyine yari afite ubumuga bukomatanyije, ahandi nyine yikoreraho imyanda yose. avuga ati aho kugira ngo njye nkurere, ndakujyana muri biriya bigo nkuteyo nzishyura ashoboka yose. No kuba uwo mwana yarigaga ariko yari afite ikibazo cy'intimba yo mu mutima, yari afite igikomere cy'uko atabasha kubona affection z'umubyeyi. noneho ubwo rero tubishatse kuvuga ko ababyeyi hari n'igihe tugira ngo bajyanye abana mu bigo kugira ngo babone ubumenyi, kumbe ari ukubikuraho. Yego, birahari. abo babyeyi rero tubagaye. Kubagaya cyane. turabagaye mwa babyeyi mwe aho muri hose, mwumve ko tubagaye. Bakwiye kwita ku bana bakabaha urukundo. Sirashinga bamere message basi we wabivuga neza kundusha. Ikintu cya mbere ababyeyi bakwiye kumva, amafaranga ntago ari buri kimwe. Buriya niyo naguha ibya mirenge ariko nkakwima urukundo rwa kibyeyi, even n'umugabo, ubu n'umugabo wawe aje akavuga ati mugore wanjye muhaye stock y'ibiryo byose, imyenda, ikintu uzabura, ariko akaba atagukunda, icyo gihe uzumva ko ibyo yaguhaye bitakunyuze. Rero n'abana natwe niko tumeze, ntabwo ari n'abafite ubumuga gusa, n'abana muri rusange. Hari igihe umubyeyi avuga ngo nzajya noherereza abana amafaranga, akirengagiza yuko wa mwana mukeneye, akeneye mama bite, mama ku ishuri bambwiye ibi, basabane. Nubwo ibibazo biba ari byinshi ariko ntabwo wakirengagiza umwana wawe, cyane yuko n'umwana apfa mwiterura. Icyo gihe iyo ubigenje uko nguko ukajya uvuga ati nzajya nanga amafaranga gusa, ndi bize, nta mwanya mubonera, nawe n'ubwo yaba adafite ubumuga bimutera ikibazo cyo mu mutwe, akasanga ububaye bwinshi. Yego, akavuga ati njyewe iwacu ntago bankunda. Ugasanga bamukoreye ibintu byose ntako batageze, ariko wa mwanya yarawuburiwe. Rashe rero hari ukuntu nyine ababyeyi bataba proud y'abana babo. Icyo cyo ntitwagitindaho cyangwa ngo tukirengagize, ariko akaba atari proud y'umwana we kubera ko afite ubumuga. Inyuma wa mwana wenda yaragize amahirwe akabaho, akaniteza imbere mu buryo iwabo batamufashijemo, ugasanga ahubwo wa mubyeyi arajaje kuba amubwiye ko amukunda kandi igihe cyararenze. Si ibyo bintu byo ntubizi? Cyane ndabizi. None se ubwo biterwa n'iki? Tubwire gute babe proud y'abana babo mbere kugira ngo babategure icyo bazavamo, si byo buriya? So babyeyi rero
bakunzi ba Shyaka BTV show, turagira ngo mukunde abana banyu. Even niyo weho waba utamufite ariko n'umuturanyi yawe wawe. Nimba wowe hari icyo wamufasha, mufashe kuko sosiyete twaje gusanga ariyo ifite uruhare nayo mu kuba umuntu ufite ubumuga cyangwa se umwana ufite ubumuga yakwiheza cyangwa se yahura n'ibibazo bimwe cyangwa ibindi abitewe na sosiyete. Sibyo buriya Rashe? Nibyo. Nibyo. So bakunzi rero ba Shyaka BTV show, twaganiriye n'umwana mwiza uzi ubwenge, ufite icyizere, ufite ejo hazaza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urumva urugendo rwiwe, aho yatangiye ishuri, aho ageze, ewana ni umukobwa ufite ubwenge bwinshi. Harya Rashe wiga ibigendanye n'iki? Niga imyuga n'ubumenyingiro mu bijyanye n'ikoranabuhanga. N'ikoranabuhanga. Ubu ngubu ahantu hose urakazi. Ntugerageza. Nta muntu umenya byose. Nta muntu umenya byose, ariko mu ishuri ni bien, kandi ubifashijwemo n'umuryango, ubifashijwemo n'inshuti zawe. Yego. Dusoza, ngaho gira inama urubyiruko rufite ubumuga, even n'abadafite ubumuga nabo bagenere message. Murakoze. Inama nagira urubyiruko rufite ubumuga ni uko bakwiye kuvanaho imyumvire uvuga ngo ntacyo nshoboye, agakura yumva ko hari icyo ashoboye kandi hari icyo azageraho. Akure yumva ko. Yego. Yumve hari ikintu kigorana kumva yuko wagira umuryango. Nanjye bijya binshana inshinga cyane. Tubwire gute? Yibaza hari igihe njya nicara ubu ngubu nzaba umubyeyi ko. Ese Rashe ntabwo wuzuje ibintu byose bituma waba umubyeyi? Ubu byujuje ariko ntabwo ku kantu kakiburira. Tutarakomeza rero utumye nongera nkagira akandi kabazo rero ngiye kwibariza Rashe. Nari nagasimbutse ariko utumye nkagarukaho ku bigendanye nyine na relationship hagati yawe Rashe na runaka na gentleman runaka, bihagaze bite? Gentleman bimeze neza. Bimeze neza. Tumwitegure cyangwa tayari? Tumwitegure. Ntawe uhari? Tumwitegura azaza. None se Rashe, ni gute ushobora kumva kutazaba umubyeyi mwiza? Uko gucika intege kwabyo bituruka ku bumuga ufite, bituruka kuri sosiyete, bituruka hehe? Cyangwa se ni uduchallenge ugenda uhura natwo? Challenge zo ziba zihari kandi zinagoye. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo abafite ubumuga nyine babafata uskuna babafata se ufite nk'abantu bari hasi kugira ngo hasi ubyumve, akumva yuko ashobora kumubwira nka b'abakobwa b'imatimba ni kayitsi yizwi cyane nk'umuco wo kwigurisha. Bo nyine ngo bigurisha ku mafaranga make cyane, akumva yuko umukobwa ufite ubumuga aciriritse kuri urwo rwego, agomba kuba nawe yabarizwa aho hantu. Yego. Turabasuje abantu baho. Ariko nago ukuba ufite ubumuga bisobanura ko ugomba kuba uciriritse. Yego. Sibyo? Kandi nta muntu uciriritse wiga ibintu ufite wiga. Yego. Ntawe. Nyine ku bijyanye n'uko ndashaka kuvuga ngo ni gute ubivuze. Hari umuntu wigeze kumbwira ngo ngo abantu ngo bafite ubumuga ngo
baba bashyushye ushatse nawe waza ngo tukibeta ahantu. Naramurebye ndamubwira ati nari nteze moto mvuye kwa muganga. Uwo ni umugabo. Parika ahangaha nkwishyure ndatega undi. Araparika. So rero ukuntu babafata bumva ko niyo umuntu ufite ubumuga akoze ubukwe umva ko ari igitangaza gikomeye cyane, akavuga se uyu mugabo wamukuye hehe. Bakibaza ibintu byinshi. None se Rashe ibyo urumva wabishyigikira? Ntabwo nabishyigikira. Ese uri mubi ku buryo utabona umugabo? Ntabwo mubi. Uri mwiza kandi umugabo arahari. Nta n'inshingano na zimwe zibaho utakora. Imirimo yo mu rugo, kwita ku rugo, kwita ku mugabo, buri kimwe cyose. We Rashe niwe turiho. Kandi ikindi Rashe twige kwibwira amagambo meza, sibyo? Ntago kuba warageze mu ishuri nyine hari message ihari kugira ngo weho wirememo nyine ibyiza byose, sibyo? Rero umuntu uwo ari we wese ugomba kuguca intege, ugomba. None se ubu ngubu abantu bose batarashaka ni abafite ubumuga? Bivuge ko rero ufite ubumuga. None se abari mu ngo bubatse ni abantu bonyine badafite ubumuga? Bivuge ko biri mix. Ufite ubumuga washaka, wakora inshingano zose kandi wabaho neza nk'uko wabashije kwiga. Hari abadafite ubumuga byananiye, sibyo? Ubundi ikintu cya mbere abantu bakwiye kumenya, kubaza ukamenya ndinde, ukisobanukirwa uwo uriwe. Icya kabiri ukwiye kumenya ati se ndashaka iki. Icya gatatu ukwiye kumenya n'iki nzakora kugira ngo mbashe kubaho. Icya kane ugerageza kwisanisha na sosiyete ubayemo. Ikindi gisumbye byose kibikombeye hamwe ni ukumenya, ni ugucisha umutima wawe bugufi ugasenga. Gusenga ni imibereho. Gusenga ni ubuzima. Duhura n'intambara nyinshi ari iz'uburwayi, ariko mama wanjye yambwiye ijambo rimwe, arambwira ati ntuzababare kuko umuntu yakwanze, ahubwo umubiri wawe nukwanga n'abantu bose bazakwanga. Arongera arambwira ati ngo umubiri wawe nugukunda abantu bazagukunda. So rero wirakara ujye uvuge ngo abantu ngo baranyanga iki. Oya, wowe nezezwa nuko umubiri wawe muri aka kanya umeze neza utarwaye. Nubwo ufite ubumuga ariko hari icyo ushoboye, ntabwo ukiri hasi, hari icyo uzageraho. Icyo nakwifuriza ni ugusenga Imana ikakomora ibikomere ufite mu mutima wawe. Yego, murakoze, mugire ibihe byiza. Murakoze cyane bakunzi bashyaka BTV show. Nakagaruka tuzahura ubutaha atubwira ibindi byiza. Bye bye.